muraho mwese abankurikira aho muri hose hirya no hino ku isi yose, ndabasuhuza cyane kandi nkaba mbifuriza amahoro y'Imana. Ngewe muri kumwe ni Emmanuel Hakizimana. Dukomeje rero urugendo rwacu rwo kwitegura umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana uzaba mu minsi ibiri iri imbere, uzaba ku cyumweru ku itariki 16 z'ukwezi kwa kane. Nkaba nishimiye uyu munsi gukora iki kiganiro cyanjye ndi ahantu mu muryango witwa Bikira Mariya umubyeyi w'impuhwe, aho Mama Faustina yinjiye bwa mbere. Aha rero ni naho ngaho nyine kuri uwo muryango, bikanze mpabereke neza. Noneho aha urebye ni urukuta nyine ruri urukuta rw'uwo muryango wa Mama Faustina yinjiyemo bwa mbere. Murabona ko hari ibimenyetso nyine bya Mama Faustina, ndahabereka. Ni ukuvuga ngo turagenda tunaganira nyine twibukiranyije nyine Mama Faustina yageze mu mujyi wa Varsovie. Ejo narahaberetse aho paruwasi yahingukiyeho bwa mbere nyine, ari nayo yinjiyemo. Umupadiri akamuyobora akamwohereza hanze y'umujyi wa Varsovie mu muryango, aho yagombaga mbese kugumamo anakorera amafaranga kugira ngo azabone uko yinjira mu muryango w'ababikira. Noneho rero muri icyo gihe kandi yatangiye kujya ashaka nyine n'umuryango azinjiramo, ariko ahantu hose yakomangaga nyine baramwangaga. Akavuga ati se uyu muntu umeze gutya, uciye bugufi gutya, udafite n'intege, ndetse ese azakora iki? Noneho bakagenda bamwanga ntibamwemere. Ariko noneho igihe cyarageze nyine Nyagasani amugeza aho yari yaramuteguriye. Reka nze mbereke. Hano ni urugi rwaho, urebye urugi rwaho portail nini. Hano hari ikimenyetso nyine bahashyize ikimenyetso nanone ishusho ya Mama Faustina ari kumwe na Yezu Nyirimpuhwe. Ngira ngo iyi shusho murayizi mwese, ya Mama Faustina na Yezu Nyirimpuhwe, abenshi murayizi. Noneho rero ubwo rero yaje ahangaha nyine kuri uyu muryango ni nyine wari ukiri ni nahangaha wari uri nyine, no kuvuga ngo nahangaha juste mbese nahangaha yarari mu byukuri nyine yaje. Noneho ahageze arakomanga. Noneho mameya nyine aramwakira, ariko aramubwira ati rero kugira ngo nkwakire banza ujye mu kiliziya, banza ujye muri chapelle imbere ya Yezu kugira ngo umusabe niba akwemereye kugira ngo winjire mu muryango wacu. Nuko ubwo Mama Faustina aragenda yinjira muri chapelle arasenga. Noneho aragaruka abwira mameya ngo Yezu yamwemereye nyine, yamwemereye ko yinjira, ko abamwakira. Nuko rero mameya aramubwira ati rero niba Yezu yakwemereye, nanjye ngize gute? Nanjye ndakwemereye. Reka mbereke rero umuryango nyine winjirayo. Ku muryango winjiyemo ubwo ni nahangaha nyine urebye hano akaba ari ku babikira nyine b'umuryango Bikira Mariya umubyeyi w'impuhwe, batuye ku muhanda witwa Jetnia 3-9. Hano murabibona nyine no kuri adresse yabo, byanditse mu izina ry'igiporone, ati Siostry Zgromadzenye Siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Ni ukuvuga ngo mbese umuryango w'ababikira Bikira Mariya umubyeyi w'impuhwe. Akaba arangara nyine Rwanda ka Jetnia 3-9. Akaba arangaha rero yinjiye nyine muri uyu muryango. Noneho niwo muryango wamwakiriye mu gihe indi miryango yose yari yamwanze. Akaba rero ari igikorwa gikomeye bakoze, ariko kandi naho Imana yari yaramuteganyirije, kuko yamaze kugeramo. Noneho aza gushaka kuvamo kubera ko yumvaga mbese hatamunogeye. Noneho mu gihe yashakaga kuva mu gusohokamo ngo ashaka ahandi undi muryango ajyamo, Yezu yaramubujije aramubwira ati oya, ati ntuvemo, ati nahangaha naguteganyirije, ati kandi ahangaha nzagira gute, nzaguhera ingabire nyinshi. Ati muri uyu muryango w'ababikira
niho naguteganyirije kuba, ati kandi ati nzaguheramo ingabire nyinshi. Nuko nguko rero Yezu nyine yamwakiriye hari mu mwaka nyine w'1900, akaba yarinjiye bwa mbere nyine mu muryango wabo ku itariki ya mbere z'ukwa munani 1925 nibwo byinjiye mbese ku mugaragaro muri uyu muryango w'ababikira. Ejo rero twavugaga ku muhamagaro wacu nyine, urumva ubwo Yezu Kristo niwe wamuteguriye uru rugendo rwe rwose, kandi aramubwira ati nuva nuramuka usohotse muri uyu muryango ati uzambabaza cyane. Yagiye anamwiyereka nyine akamubwira ati dore akababaro uzantera igihe uzaba uvuye muri uyu muryango. Uyu munsi rero kubera ko ari no ku munsi wa gatanu ubundi unatwibutsa nyine urupfu rwa Yezu n'akababaro yagize, nifuje ko uyu munsi twazirikana muri kwitegura umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana, twazirikana abantu bababaye bose, abababaye, abarwayi, hari abafunzwe, hari abari mu ngorane zitandukanye, abafitanye ibibazo mu miryango yabo, abafitanye ibibazo n'ababyeyi babo, abafitanye ibibazo n'abana babo, hari abafite akarengane kabari hejuru, abafite ipfukiranwa kuba abantu badashobora kuvuga ibyo batekereza. Ibyo byose tubyereke Nyagasani, tumusabe kugira ngo aduhe amahoro. Hari ikintu nibutse, hari umuntu uderutse kuganira nyine mubwira urugendo rwanjye kandi nkora kurwanya nyine akarengane, aransaba ati nubishobora uzakore n'igikorwa cyihariye cyo gufasha tuvuge imfungwa za politiki cyangwa se n'imiryango abantu bafunzwe mu rwego rwa politiki baturukamo. Aha rero akenshi ndabivuze kubera yuko akenshi abakristu hari ikintu mbese kiriho muri iki cyo kuvuga ngo nta muntu abakristu ngo ntibajya muri politike, ngo nta mukristu ujya muri politike. Ariko nkuko nkunda kubivuga, igihe umukristu abonye akarengane, igihe umukristu abonye ubugizi bwa nabi, ntabwo akwiye kubiceceka. Ibyo ngibyo ni ngombwa kwerekana yuko abanyapolitike hari aho bagera nyine bagatandukira bakinjira mu bugizi bwa nabi. Ibyo nta wundi muntu uzabikora uretse abantu bafite kwemera, bavuga bati akarengane n'ubugizi bwa nabi nk'ubundi bukwiye guhaguruka. Nkaba mbasaba rero muri uyu wa gatanu, kuri uyu munsi wa gatanu twitegura umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana, kugira ngo musabire abayobozi b'igihugu cyacu cy'u Rwanda, abayobozi abafite imyanya mu buyobozi bw'isi yose, kuko usanga abanyapolitike hari akaga bakurira ikiremwa muntu. Rebe nk'intambara iba muri Ukraine, ibyo byose ni ibibazo bya politike. Intambara iri muri Congo, ibyo byose ni ibibazo bya politike. Mutekereze abaturage bahatakariza ubuzima, abaturage bahababarira, abo bose bakeneye ubufasha bwacu, Ese niba unafite ubwoba yenda bwo kwamagana akarengane, ese wibuka nibura gufasha imfungwa za politiki, wibuka gusura imiryango y'abafunzwe, kugemurira abo bantu bafunzwe? Nkaba nifuza ko kuri uyu wa gatanu icyo kintu twagitekerezaho, mbese ni ubuhe bufasha duha abantu bazira ibibazo bya politiki. Ese abo ntitubatererane, nabo ni abantu nk'abandi. Nkaba rero twifatanye nyine nabo bose bababaye, bafite ingorane, bafite ibyo mu mutima badashobora kuvuga kubera ubwoba. Mbese umuntu wese ufite akababaro twese tumuzirikane, cyane cyane ko nyine twitegura kwakira izo ngabire zidasanzwe tuzakira umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana, kugira ngo twese Nyagasani mu buryo tubayeho azaze adusanga, kugira ngo adukize, aduhe ibyishimo, kandi aduhe no gufata umugambi wo kugira gute, wo kuba abahamya b'urukundo n'impuhwe z'Imana, bo gukora icyiza aho tugeze hose. Papa na Paul Kabino wavugaga ati niba udashoboye kuvuga ijambo impuhwe, shaka irindi risimbura. Impuhwe ntabwo ari ushobora kuvuga urukundo, ushobora gukoresha irindi jambo, ubugira neza, byose impuhwe zigaragara ku buryo bwinshi. Nkaba rero mbashimiye, dukomeze twitegurire hamwe umunsi mukuru w'impuhwe z'Imana. Murakoze. Naho ubutaha. Bye bye.